Imyaka 11 irashize umuhanzikazi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire asohoye amashusho y'indirimbo ye yise Harimpamvu pe. Nimwe mu ndirimbo ze zifite amavuta yumvikanamo amagambo agaragaza ko hari impamvu uruhumbirajana umuntu afite zo gushima Imana, kukuba yasinzira akabyuka, ubuzima bw'agahinda yanyuzemo bugasimburwa n'umunezero ndetse n'ibindi. Amashusho y'indirimbo yasohotse bwa mbere tariki 8 Mata 2019, bigaragara ko yamaze guta umwimerere, igaragaramo abantu bakiri bato bakuze, ikaba igaragaramo abantu benshi bamwe muri bo bateye indi ntambwe mu buzima bwabo. Niyo ndirimbo ya mbere Gahongayire yiyandikiye, ikaba yarakunzwe n'abantu batandukanye mu bihe bitandukanye, bakaba bakomeza kumusaba ko yayikora amashusho akongeramo uburyohe bitewe n'ukuntu ibafasha mu buzima bwa buri munsi. Ndetse bamwe muri bo biyemeje kumufasha kugira ngo azayisubiremo, ariko bihurirana nuko Aline Gahongayire amaze iminsi ashyize imbere gahunda yo kubwira abantu kugwiza amashimwe nubwo baba bari kunyura mu bihe bikomeye. Aline Gahongayire akaba yaratangaje ko iyi ndirimbo yayisubiyemo kubera ubusabe bw'abafana. Ati bambwiraga kuyisubiramo kubera ubutumwa buyigize, kuko hari impamvu yo gushima. Mu by'ukuri njye ntabwo nayisubiyemo nka kuri imeze mu myaka 11 ishize nk'uko bivuga. Rero kuri njyewe ni ubutunzi bwanjye, ubutunzi bw'umuntu ntabwo busaza. Iby'Imana iduha cyangwa se ijambo ry'Imana ntabwo risaza, kuko buri munsi ijambo ry'Imana rihora ririshya. Aline yavuze ko ibyo abantu bakwitega muri iyi ndirimbo ari uburyo iririmbyemo bitandukanye kure n'uko iya mbere iririmbye. Imicurangire yarahinduwe ndetse hiyongereyeho uburyohe mu butumwa bugize iyi ndirimbo n'ibindi. Aline Gahongayire yavuze ko ibyo abantu bakwitega muri iyi ndirimbo ari uburyo iririmbyemo bitandukanye kure n'uko iya mbere iririmbyemo. Imicurangire yahinduwe, hakaba yariyongereyeho uburyohe mu butumwa bugize indirimbo ndetse n'ibindi. Uyu muhanzikazi yavuze ko nubwo hari ibibazo n'ibindi bigoye abantu, ariko bakwiye kugwiza amashimwe. Avuga ko indirimbo idasaza ahubwo hasaza imikorere yayo. Muri iyi ndirimbo ye nshya atangira aririmba avuga ko buri marira yose umuntu yarize afite igisobanuro cy'umunezero afite uyu munsi, ko amajoro yose yaraye afite igisobanuro cy'umunezero uyu munsi afite n'ibindi. Aline Gahongayire avuga ko iyi ndirimbo hari impamvu pe iri mu murongo w'indirimbo ye Ndanyuzwe, kuko yumvikanisha gushima Imana atari uko ibibazo bishize, atari uko amarira yashize, atari uko umubabaro wagiye, ahubwo ari uko umutima unyuzwe. Ndanyuzwe ni nyambere mu ndirimbo za Gahongayire zamuhaye igikundiro cyihariye. Kuva tariki 12 Ukuboza 2018 yayisohora, iracyafasha benshi bumva ko bafite umutima unyuzwe nubwo baca mu bihe bigoye, ariko bagakomeza kugwiza amashimwe. Inyikirizo y'indirimbo igira iti ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye iri gushima. Avuga ko mu ndirimbo ye hari impamvu pe yasubiyemo, yongeyemo amagambo asubiza intege mu bugingo bitewe n'ibihe bikomeye abantu banyuzemo, cyane cyane muri iki gihe cya COVID-19, aho benshi batakaje akazi, aho buri wese abaho yibaza niba buri buke. Aline Gahongayire kandi avuga ko iyo umuntu abayeho yaribagiwe asubira inyuma, kandi uko umuntu arushaho kugwiza amashimwe ariko imigozi imwe n'imwe igenda icika. Uyu muhanzikazi yavuze ko abantu bose bahuriye ku mpano y'ubuzima, ko nta kintu kinyura umuntu nk'ubuzima. Iyi ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.